Bifurije amahoro y'Imana bakurikira Crediamo TV kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Mvuye gusenga, mvuye mu rusengero, ariko mbazaniye inkuru nakuye muri urwo rusengero. Mu materaniro ni ibisanzwe, kujya mu materaniro ni ibisanzwe, ariko inkuru irimo nuko aho nasengeye ni muri paruwasi ya Nyabagendwa mu itorero ry'Abangirikane. Nari ngiye kuvuga ngo umunsi wa karindwi, ariko sibyo, ahubwo ni Abangirikane mu Rwanda. Paruwasi ya Nyabagendwa rero bamaranye iminsi igikorwa cy'ingenzi cyangwa se kinyamibwa cyo gutoza abahinzi kuvuga ubutumwa ariko binyuze mu buhinzi. Kari kose mwabaga hehe? Mbere hose babaga he? Kuko impamvu vuze imingibi, hari umuntu twaganira ambwira ati barakererewe kuko amadini yegera abantu cyane kurushaho, ndetse amadini yumvwa. Abantu benshi bizerera mu madini cyane iyo aya masomo aba yaragiye yigishwa uko bayize. Ubu ngubu ubuhinzi rwose buba buhagaze neza. Reka dukomeze. Ni gahunda rero igamije ivugabutumwa mu buhinzi, cyangwa se ivugabutumwa rinyuze mu buhinzi, ikaba igamije gutoza abakristo kuvuga ubutumwa ariko banahinga, ikabigisha tekinike zitandukanye zatuma ubuhinzi butera imbere. Amasomo bizemo harimo ibijyanye n'imibereho myiza, gufata neza amazi y'imvura, kubungabunga ubuzima, kurwanya indwara zo mu murima, guteka indyo yuzuye. Ni ibintu by'ingenzi cyane bize mu masomo bamazemo amezi 6 ngira ngo biga. Uhagarariye departema ishinzwe ibijyanye n'ubuhinzi muri diocese ya Kigali yavuze yuko hirya yo guhabwa certificat bari buhabwe n'ibikoresho bimwe na bimwe bizabafasha kujya mu murima nyine bavuga ubutumwa muri ubwo buryo bwabo, mu buryo bw'ubuhinzi. Ariko gihe icyo mbona cyo nuko igikwiye nuko bateza imbere ubuhinzi, hanyuma umuhinzi nagira ibyo kurya bihagije no kumubwira ubutumwa buzajya ahantu hazima ho gufata hatanyerera. Kuko ntekereza ko kubwiriza umuntu ushonje adashobora kugira icyo yumva, uramubwira akakubwira ati vuga uvuye aho ngaho nishakire icyo kurya. Kiriho ni igikorwa nabonye kimeze neza, gishobora kuzagira akamaro, usibye yuko icyo ntabonye cyo wenda simbizi, abamurikira niba bihari bazambwire nabyo tubyerekane. Nuko ku rusengero nta murima wari uhari abo bantu baba barigiyeho, kandi ntekereza ko kuba bamaze amezi 6 biga bakagombye kuba nibura bafite umurima shuri bagiye bakoreramo amasomo ngiro, nabo tukaba twawubonye tukawubereka. Ariko wenda hari birashoboka ko uhari, ko muri uyu mwanya ntangaza iyi nkuru ndibaza yuko gahunda zabo ziracyarimo, nabanye zabaye ndende, ariko ndavuga ngo iyi nkuru kubera yuko ishyushye reka nyibagezeho gusa. Ariko umurima ntawo uhari. Ariko ibyizwe ni ibintu by'ingenzi cyane. Hari gukora ifumbire. Gukora ifumbire ushobora kwibaza uti ese bayikora bate? Uwavuze mu ruhande rw'abanyeshuri cyangwa se by'abigishijwe yavuze yuko hari ifumbire tugendana. Noneho mbaza uwo twari turi kumwe, ntese ifumbire tugendana ni iyihe? Aravuga ati hari ukuntu bafata ibyatsi bagakora ifumbire bahereye ku nkari z'umuntu, uvuga ngo burya tugendana ifumbire. Nuko ubu rero tuzakomeza gukurikirana aba bantu, turebe n'uburyo bakora, niba bizatanga n'umusaruro. Sibyo yuko bizawutanga, nkurikije uko byubakitse n'uburyo bidoze, uburyo bagiye babisoma, rwose bizatanga umusaruro. Niba abakristo abenshi bo mu cyaro ni abahinzi, nibahinga bakamenya gukora ifumbire, bakamenya no kuyikoresha, bakamenya ibyo basaruye, gutegura indyo yuzuye, ubwo
bwakiragiye ntabwo bwakizongera kugaruka mu bana b'abakirisitu, bizatanga umusaruro ku mwene gihugu kandi no ku mukristo, noneho ubutumwa bundi busanzwe bwo kwihana no kugira neza no kwizera bizafate ahatanyerera. Reka rero nkomeze mbakurikiranire iyi nkuru, turakomeza tuyikurikirane, turabagezaho iyi nkuru irambuye mu mwanya uri buze.